mbere ko Perezida Tshisekedi yerekeza i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muhango ukomeye cyane uzashyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu babiri, Perezida w'u Rwanda ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'umuhango uzitabirwa n'abakuru b'ibihugu batandukanye. Yagiriye ikiganiro muri Serbia aho yaganiye na diaspora, akavuga byinshi basira igihugu cy'u Rwanda, avuga ko cyabateye, avuga ko u Rwanda rwabateye ku nyungu z'umutungo kamere ndetse n'ibindi byose. Yavuze igihugu cy'u Rwanda, tugiye kubigarukaho rero byose muri ikiganiro kirekire Perezida Tshisekedi yagiriye muri Serbia imbere y'abagize diaspora ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Serbia ndetse no mu bihugu bituranye na Serbia. Reka rero mbagezeho ijambo ryose uko ryaka. Je vous remercie avant toute chose, en tout cas, merci beaucoup pour votre mobilisation. Vous êtes pour certains venus de loin, des pays voisins. Banyekongo, bavandimwe, bagore namwe, bagabo, rubyiruko nkunda, ndabaramutsa mu izina rya delegation twazanye ndetse no mu izina ry'umufasha wanjye kimwe no mu izina ryanjye bwite. Mbere na mbere ndabashimiye cyane ku buryo mwitabiriye, bamwe muri mwe mwavuye kure mu bihugu duturanye, kandi biranshimisha cyane kubona mwigomwe mukaza muri benshi, mukaza kugaragaza ubufasha n'inkunga mutanga ku muntu nkanjye. Ibi ni ikimenyetso ko ibyo mbakorera, ibyo nkorera igihugu cyacu, igihugu cyanyu mubishyigikiye, kandi icyo mbasaba no gukomeza kunshyigikira, kuko ubwo bufasha bwanyu nibwo bumbereye imbaraga cyane cyane mu bibazo bikomeye duhura nabyo, kandi namwe murabizi. Mu gutangira reka nangire cyane ku kibazo cy'umutekano. Nk'uko mubizi, duhanganye n'igihugu duturanye kidashaka amahoro kuva mu mwaka wa 2022, nubwo mu by'ukuri ayo macakubiri amaze imyaka myinshi ahari, ariko kuva muri 2022 nibwo herekanywe ku mugaragaro imigambi nyayo icyo gihugu cyari kimaze hafi imyaka 30 gifite, gushaka guhungabanya uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo hatagira ubushobozi igihugu cyacu kigira muri aka karere, bityo kibona uko gikomeza gusahura ibitunze igihugu cyacu mu mahoro ndetse gikomeza gitera imbere ku nyungu zacyo bwite. Kandi nk'uko mubizi, turi mu gihe cy'ihindura amatwara, turi kugenda buhoro ariko twizeye tugana ku musozo w'ibyose. Iriya migambi mibi yose, ariya mabi yose amaze gutwara ubuzima bw'abaturage bacu miliyoni nyinshi. Niyo mpamvu uyu munsi tuvuga tudaciye ku ruhande ko hari jenoside ku Banyekongo. Jenoside yashimangiwe na byinshi ariko ikirengagizwa n'amahanga ku mpamvu zumvikana neza, kuko cya gihugu duturanye kitifuriza amahoro igihugu cyacu cyari gifashijwe n'abatari bake mu banyamahanga. Hari imbaraga zimwe mu mahanga zari zifatanije n'icyo gihugu duturanye mu mugambi wo gusahura umutungo wacu no gutunga inganda cyangwa guha inganda zabo z'ikoranabuhanga rigezweho ibikoresho bituruka mu gihugu cyacu. Natwe ntabwo twahagaze gusa mu kuvuga no gutunga agatoki ayo mabi, ahubwo twarwaniriye gusubiza inyuma izo ngaruka zose zituruka kuri icyo gihugu kigifashe cyangwa kikigaragara muri ibyo bikorwa bibi. Kandi ndababwira n'icyizere cyose ko ikibazo cyari cyaracengeye cyane. Iyo mvuga ngo cyari cyaracengeye, mvuga ko cyari cyarashegesha inzego zacu z'igihugu. Impamvu intambara yamaze igihe kirekire nuko imizi yayo yayobeye mu gihugu cyacu, ubundi ngira ngo murabibona bikaba byaraturutse iwabo. Inshingano z'igihugu z'imbere zari zarononekaye. Iyo mpamvu mbabwira ko ibyo dukora ubu ari ugusenya no kuvana mu nzira ibintu byose byaducengeyemo imyaka myinshi. Turi gukora ibiri ku rwego rwo hejuru, gushyiraho umutekano w'igihe kirekire. Nibyo nifuza kugira ngo abaturage bacu mu burasirazuba babe bakanguka ndetse barenganurwe,
nyuma yo kwishyura ikiguzi gikomeye cyane, ariko kandi tunaca burundu ubwicanyi, ubujura n'injizwa ry'amatsinda yacengeye igihugu cyacu mu myaka hafi 30 ishize. Nk'uko mubizi neza, kuva muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 nibwo ibibazo byacu byatangiye gukura cyane. Icyo gihe umuryango mpuzamahanga wasabye ko Zaire yari Kongo, ubu yahindutse Kongo y'ubu ngubu, ifungura imipaka, ikayifungura abaturage bahigwaga n'iyo jenoside bari mu kaga bahunga urupfu. Ariko rero mu gufungura imipaka twinjije n'abantu bari bazanywe n'iyo jenoside, abakoze jenoside, intera hamwe na Exfar, nyuma baza gukurikiranwa n'ubutabera mpuzamahanga. Nk'uko mubizi, abo bantu n'ibikorwa byabo byaje guhinduka urwitwazo rwa cya gihugu duturanye, ku buryo imyaka 30 ishize, ibaze nawe, bataracika kuri iyo mvugo, baracyavuga ko impamvu y'iki gihe nyuma y'imyaka 30 yose igituma bakivanga muri Kongo ari ukubakurikirana, mu gihe abo bantu bafite imyaka 30 irenga kuyo bari bafite icyo gihe. Bityo rero abo bantu ubu bari hafi kugira imyaka 60, abandi bakaba bari hafi ya za 70, ndetse hari n'abageze ku myaka 80, ariko bakivugwaho ko bakiri icyago gishobora guhungabanya icyo gihugu duturanye. Murumva neza ko ibyo byose ari urwitwazo rwashyizwe imbere imyaka myinshi kugira ngo hahorane impamvu yo kwinjiza intasi no guhungabanya ubudasezerwa bw'igihugu cyacu. Nyamara ukuri kuri ibyo byose nuko igishakishwa ari ugusahura umutungo kamere wacu, ubutaka bwacu n'umusaruro w'ubuhinzi bwacu. Ibyo nibyo byari inyuma y'iriya politike yose ishingiye ku kinyoma. Kandi uyu munsi Imana ishimwe, turi kugenda twegera iherezo ry'ibi bibazo, kandi nizeye ko mubizi ko kubera ubuvugizi n'ubushake bwagaragajwe na Perezida Donald Trump, ndamushimira by'ikirenga, binyuze kandi no kuri we ndashimira Emile wa Qatar, aba Perezida ba Angola na Togo, ndetse n'uwahoze ari Perezida wa Kenya. Bose n'abantu bihaye inshingano yo gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nzira yo kuva muri iri curaburindi ry'igihe kirekire. Rwose byari umuriro n'ububabare igihugu cyacu cyabayemo. Nkaba navuga ko mukwiye kuba mubizi ko ku itariki ya 4 y'ukwezi gutaha, mu minsi mikiri imbere, no kuvuga ku wa 4 Ukuboza, tuzahuri Washington hamwe na Perezida Donald Trump kugira ngo dusinye amasezerano y'amahoro. Ayo masezerano y'amahoro niyo nizeye ko, nk'uko nabibabwiye, azazana amahoro nyayo, amahoro arambye mu gihugu cyacu, kuko ibyo mwagiye mubwirwa mu myaka yose ishize ntibyari amahoro nyakuri. Buri gihe habaga amasezerano y'amahoro, ariko mu gihe gito hakabaho mixage cyangwa brassage mu gisirikare. Ibyo byakorwaga kugira ngo byinjize abanyamahanga n'abacengezi mu ngabo zacu, hanyuma nyuma y'imyaka mike intambara isubire aho yari iturutse. Niyo mpamvu mu biganiro byose twagiranye, kuko amasezerano y'ukuri twagiye tuyashyiraho umukono mu biganiro byabaye i Washington niduha, tukaba twaratsimbaraye cyane ku ngingo imwe. Ku ruhande rwacu, umurongo utukura tutagomba na rimwe kurenga wari uwo kwemera ibyifuzo by'abo barwana ku gihugu cyacu byo gukora mixage cyangwa brassage mu ngabo. Ibyo ntibishoboka kandi ntibizongera kubaho mu masezerano mashya. Twabwiye bose ko niba koko hari abanyekongo bari muri uwo mutwe cyangwa bari muri ayo matsinda, tuzabagenzura, tugenzura inkomoko yabo, ndetse tunagenzure imyitwarire yabo. Kandi nibyashoboka ko twakwemera n'amaso yombi, nta nubwo baba ari abanyekongo koko abarwanyi bishe abaturage bacu, ibyo bizagenzurwa neza, kandi nituzigera twongera kwemera brassage cyangwa mixage n'abo bagizi ba nabi. Oya ni oya, nuko
kandi kubirebana n'icyo mwumvise kijyanye n'amasezerano yo kwinjira mu bufatanye bw'akarere nta kintu gishya kirimo, nicyo nari narashyize imbere kuva mu mpera cyangwa kuva natangira kuyobora mu mwaka wa 2019. Nimwibuke ko ingendo zanjye za mbere nyimara gutorerwa kuyobora igihugu zagombaga cyangwa zatangiye ari ukujya mu bihugu duturanye, kubera ko nashaka kuganira n'abaturanyi bacu kugira ngo mbashyikirize umugambi wo kubaka mu mahoro binyuze mu bufatanye mu bucuruzi, ubukungu no mu mishinga y'akarere izadufasha gutera imbere twese hamwe kandi ikazanira ineza abaturage bacu. Ariko mwese murabizi ko hari abaturanyi batifuzaga ibyiza, bafite imigambi mibi, kandi kuva muri 2022 baduteye umugongo. Ariko nubwo bimeze bityo, intekerezo yanjye iracyari imwe. Ndi umunya-Pan-African, ndi umu-Pan-African ku mutima. Sinshobora kwiyumvisha iterambere rya Afurika cyangwa rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo natekereje ko n'ibindi bihugu bya Afurika bigomba gutera imbere. Sinshobora kwifuriza umunezero n'iterambere abanyekongo, ntifuriza kandi iry'abandi banyafurika bose. Niyo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri njyewe, niba Imana umuremyi yarayihaye imigisha myinshi gutya, ni ukugira ngo umunezero wayo ugere no ku yindi migabane cyangwa ibindi bihugu by'abanyafurika. Ariko rero dufite abaturanyi, dufite uko bameze, ariko ku rundi ruhande ndashaka kuvuga ko ibyo byose ari iby'igihe gito, ntibizaramba iteka. Hazagera umunsi Afurika nifuza, Afurika nziza yatsinze, ifite ijambo yihagazeho, izavuka kandi ikazamuka. Ndabyemera cyane ko uwo munsi uzagera. Niyo mpamvu dukora ibishoboka byose kugira ngo tubigereho. Ngarutse ku masezerano yo kwinjira mu bufatanye bw'akarere, navuga ko atari amasezerano azaba ari hagati ya Kongo n'u Rwanda gusa, kuko hari n'ibindi bihugu tubana mu karere, kandi ibyo bireba u Rwanda bizazamo gusa igihe kimwe cyuzuye, igihe u Rwanda ruzaba rwasohotse rwose ku butaka bwa Kongo, rubaye ruturetse rugahabwa amahoro, kandi icyizere hagati y'ibihugu byombi kikaba cyarubatswe bundi bushya. Murabyumva neza, ntushobora gukora ubucuruzi n'utigeze cyangwa utekereza ko agushuka, ibyo ntibishoboka. Niyo mpamvu mbasaba kutayobya n'amagambo atangazwa mu itangazamakuru. Amasezerano ahari koko kandi azasinywa, ariko muzabona ko twatsindiye gushyiramo ingingo isobanura neza ko ibyo byose bizatangira gukora gusa niba amahoro nyayo abayeho hagati y'ibihugu byombi, kandi icyizere kikongera kubakwa. Nuko rero turi kubikurikirana dushaka kugaragaza ku mugaragaro ko turi ku ruhande rw'amahoro, kuko nitwemera ko hari iterambere rishoboka nta mahoro abayeho. Amahoro niyo shingiro, nicyo kintu cya mbere. Ni ngombwa kubana mu mahoro kugira ngo nyuma tubone gutekereza ku ishoramari no ku iterambere. Ibyo ntabwo ari ibintu tujyamo impaka na busa. Kuri ibyo ndabashimira kandi icyizere mukomeje kungirira ku byo dukora mu gihugu cyacu kugira ngo Kongo n'umunyekongo basubizwe agaciro bakwiye kugira. Nasabye igihugu kiri mu kaga gakomeye, igihugu cyari cyaramaze gucika intege. Ibyo byose ntabwo ari ibintu ntangije. Murabizi neza Kongo yari mu bihe bikomeye cyane, bisa n'ibyabuze ibisubizo. Ariko uyu munsi nshobora kubibabwira n'ishema, turi kurema igihugu gifite amahoro. Turi kureba uburyo buri wese mu maso Kongo irimo kongera kwisubiza agaciro no kubahwa mu ruhando mpuzamahanga. Ejo bundi aho nta gihugu dutungaga agatoki cyangwa cyatuvugaga neza cyangwa gishake kutwakira, ubu turi guhabwa ubutumire mu nama zikomeye z'isi, mu biganiro byose by'ingenzi ku bijyanye n'abaturage bacu. Turagerageza kubasubiza agaciro bamaze imyaka myinshi barambuwe,
uyu munsi abana b'abanyekongo bashobora gusubira ku ishuri uko byagenda kose hatitawe ku mibereho y'ababyeyi babo. Musanzwe mubizi kubera gahunda yo kutishyura amafaranga y'ishuri twabaye abanyamahirwe by'umwihariko mu kubona ko izi ngamba zagize umusaruro munini cyane. Abana barenga 5 miliyoni basubiye mu mashuri. Amasomero n'amashuri bikaba byarahuye n'ibibazo kubera ubwinshi bw'abana barimo bagana amashuri. Ntabwo ashobora cyangwa yashoboraga gutanga ibyumba bihagije nubwo n'ibikoresho nabyo bitabasha gukurikirana ubwinshi bw'abiyongereye mu mashuri. Ariko ibi byose tubikora kuko ari byo twiyemeje, kandi mu gihe abana basubira ku ishuri ari benshi cyane, natwe turi gukomeza kubaka amashuri tunagerageza uko dushoboye. Uko igikorwa cyo kubaka kigenda gituruka inyuma gato bitewe n'ubwinshi bw'abana basubira ku ishuri, ariko ibyo nibyo bibazo tugomba gutsinda kandi tuzabitsinda. Turimo kubaka amashuri uko tubishoboye kose kugira ngo abana bacu babone uburezi bwuzuye, kuko kuri nge niyo nzira yonyine yo kurinda igihugu cyacu ibihe bibi n'akajagari twagiye tunyuramo byaduteye gutandukira intego yacu nk'igihugu. Tugomba guhugura abaturage, tugategura urubyiruko rwacu ku bibazo n'imbogamizi z'ahazaza. Ni ukuri ko hari byinshi tukiri gukora, biri gukorwa biri mu nzira, ariko turimo kubyikorera kuko icy'ingenzi ni ugutangira, kandi nibyo turi gukora. Twatangiye na gahunda yo kutishyura amafaranga y'ishuri ku rwego rw'amashuri abanza. ubundi mu rugamba rufatanyije n'igihugu cyadufatanyije n'abanyagihugu n'inzego za leta kugira ngo bidatinze kandi byibura mbere y'uko manda yanjye ya kabiri irangira, dutangire gutanga uburezi bw'ubuntu ku rwego rw'amashuri yisumbuye. Nkaba nariyemeje kandi gushyira mu bikorwa gahunda izatuma mu mashuri makuru na kaminuza haba ibigo byujuje ibipimo mpuzamahanga bishobora kwakira neza urubyiruko ruzaba ruvuye mu mashuri yisumbuye, kandi bikabafasha kuyobora neza ejo hazaza. Ariko ntitugomba kwibanda gusa ku masomo ya kaminuza, hari kandi amashuri y'ubumenyingiro. Muri urwo rwego tubikesha minisitiri wacu w'imyuga n'ubumenyingiro, turimo kuzamura politike n'ibikorwa remezo bizatuma uru rwego rugera ku rwego rwo hejuru. Icy'ingenzi rero ni ugutoza no gutoza neza urubyiruko kugira ngo rube rwiteguye kandi rufite ubushobozi bwo gutwara Kongo y'ejo hazaza. Igihugu cyacu kiri hagati y'inyungu nyinshi mpuzamahanga. Navuze hano ibyo gusahura dukorerwa, ibihugu bidusahura umutungo wacu, byose bishingiye ku mutungo mwinshi dufite. Dufite kandi hegitari zirenga 80 miliyoni z'ubutaka bushobora guhingwamo. Uyu munsi isi yose iravuga inzara n'ibura ry'ibiribwa, naho se twebwe nta n'10% by'ubutaka bwacu bushobora guhingwamo burakoreshwa neza. Ntekereza ko mwumva neza amahirwe tugifite ku bijyanye n'iterambere ry'ubuhinzi, cyane cyane mu gihe isi ihanganye n'inzara. Kongo ifite kandi 52% by'amazi meza yo ku mugabane wa Afurika, ndetse hafi 10% by'amazi meza ku isi yose. Turi abantu bake ujyanije n'abandi, ibyo mbivuga buri gihe. Abandi ntibaturusha ubushobozi, nuko twubwacu twanga kwiyemera, tukanga kwizera imbaraga zacu, tugira ipfunwe tudafite kandi tudafitiye impamvu, tugakunda kwirebera ku bandi kandi natwe dufite ubushobozi bwo gukora ibyiza byinshi. Ndabibabwira mbivanye ku byo nabonye, nahuriye n'urubyiruko rwinshi kandi nabonye abanyekongo benshi bakora ibyo kwibazwaho. No muri Kongo mbere yaho hose hari abanyekongo bakora ibintu bikomeye cyane, bityo natwe turashoboye, dufite ubushobozi bwo gukora ibyo abandi bakora kandi tugomba kubyishimira. Icyangombwa ni ukwizera imbaraga zacu no gukoresha umutungo neza aho kuwutaha mu busa, ahubwo tugashyira imbaraga mu kongera kubaka no guteza imbere igihugu cyacu. Ibyo byatumye nanjye nshyira imbaraga mu rwego rw'ubuzima, nangiza politiki yo gutanga ubuvuzi kuri bose.
imaze gutera intambwe, ntibizakorwa umunsi n'ijoro rimwe, murabizi tugenda tubikora buhoro buhoro. Twatangiriye ku cyiciro cy'ababyeyi n'abana. Ubu muri Kongo mu bitaro bya leta kubyara n'ubuntu, ubu bakaba bafata nibura ukwezi mbere yo kubyara kuba bari kwa muganga, bakabanza bakitabwaho ndetse no kwita ku mwana n'umubyeyi nyuma yo kubyara. Byose ni ubuntu, aho mu gihe cy'ukwezi kumwe nyuma yo kubyara bakabanza bakitabwaho. Ibi byagize ingaruka nini cyane kugabanya impfu z'ababyeyi n'abana. Niyo mpamvu dukomeje gushishikarizwa gukomeza uyu murongo, kandi tuzakomeza kandi tugere ku mugambi wo kugeza iyi politike imbere no gutanga ubuvuzi kuri bose, ku banyekongo bose, abagabo n'abagore. Hari n'indi politike y'inshingano ikomeye ku mutima wanjye, ariko ubu yarahungabanyijwe n'ibibazo by'umutekano, kuko twasabwaga gukoresha umutungo munini mu gushyigikira ingabo zacu, abasirikare bari ku rugamba barwanira ubusugire bw'igihugu cyacu. Niya politike yacu izwi cyane yo guteza imbere iterambere ry'uturere ku rwego rw'akarere. Mwaba mwarayumvise, niya politike yo guteza imbere uturere 145. Intego yayo ni uguhagarika burundu ibijyanye no kugenera amafaranga imijyi cyane. Abaturage bacu benshi cyane urubyiruko ntibabona akamaro ko gukomeza kuba mu turere no mu midugudu yacu, kuko batekereza ko mu mijyi ariho hari ubuzima bwiza kurusha ahandi. Igitekerezo rero ni ukubumvisha ko atari ngombwa kwimukira mu mijyi, ahubwo bagasigara aho bakomoka, aho basanzwe batuye. Ariko kugira ngo babikore, tugomba gutuma utwo turere tubona ibyangombwa bibashoboza kuhaba no kuhateza imbere. Niyo mpamvu twatangije iyo politike yo kubaka ibikorwa remezo mu turere: amashuri, ibigo nderabuzima na serivisi z'ubuvuzi, inyubako z'ubuyobozi, kugira ngo ubuyobozi bukorere hafi y'abaturage, kandi tukahashyira umuriro w'amashanyarazi, kuko iterambere rigerwaho gusa ahantu hari ingufu z'amashanyarazi. Niho hashobora kuvuka inganda, ibikorwa by'ubucuruzi n'amasosiyete ku gitekerezo cy'abaturage baho cyangwa ku ishoramari rituruka hanze. Ibi rero ni ingenzi cyane, kandi ni politike mfite ku mutima. Ndizera ko kandi namwe diaspora y'abanyekongo ko nimara kubakwa izi nyubako n'ibikorwa remezo bikwiye, muzazana ubumenyi n'ubushobozi bwanyu, ntibibe ari kubijyana mu mijyi gusa, mu mijyi minini nka Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Goma n'ahandi gusa, oya, ahubwo no mu bindi bice bya kure cyane by'igihugu, kuko turimo kubihindura ahantu heza, haba hagezweho kandi hafite imibereho myiza. Nuko rero ndabararikira namwe ku ruhande rwanyu. Ngibyo rero nagombaga kuvuga mu ncamake mu butumwa nari nabateguriye. Ubu nkaba nshobora kubaha ijambo kugira ngo nanjye numve ibyo mushaka kumbwira, nk'uko bigenza mu bihugu byose ngenderamo. Iyo mpuriye n'abanyamahanga cyangwa n'abaturage b'abanyekongo batuye muri ibyo bihugu, ntega amatwi ibibazo byabo nuko babayeho, kandi kugira ngo nsoze, ndashaka gushimira by'umwihariko Perezida Alexander Vučić wanyakiriye hano muri Serbia, uwo namenye kuva muri 2019, kandi kuva icyo gihe ahora ahagaze ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabinsubiriyemo no mu gitondo uyu munsi, yabinsubiriyemo ko yitangiye kurengera ubusugire n'ubutaka bw'igihugu cyacu, kandi koko ahagaze ku ruhande rwacu. Azanagenda mu buryo bwe nk'umukuru w'igihugu cya Serbia, akora ubuvugizi kugira ngo Kongo isubirane ubusugire bwayo n'ubutaka bwayo bwose. Ndashaka kumushimira byimazeyo, kuko abikora kubera ubucuti, atari ku nyungu iyo ari yo yose. Ndababwira
nta kuzuyaza, nta nyungu n'imwe imutera guhagarara ku ruhande rwacu, kandi n'igihe bamwe mu bayobozi be bashakaga gutangira ibiganiro bijyanye n'ubucuruzi n'ibindi, yafashe umwanya wo kubanza kuvuga ati oya, dushaka gufasha Kongo ku buntu, ntidushaka igihembo, nta kintu na kimwe dusaba mu kugira ngo tube twabafasha. Nanone ni njye ubwanjye wagombaga kumusaba ko haba ubufatanye bugenda bwa ko n'ubundi ari ngombwa ko tugirana imikoranire. Ibyo nabibonye nk'ikimenyetso cy'ubupfura bukomeye cyane kuri we, kandi ndashaka kumushimira byimazeyo. Niyo mpamvu mbasaba nanjye abanyekongo bagenzi banjye kuba abahagarariye igihugu cyacu muri iki gihugu, mujye mwitwara neza imbere y'abaturage ba Serbia, mwubahiriza amategeko n'imigenzo yabo, ntimuzigere mwishyira mu bihe bibashyira mu kato, kandi mujye muhagararira igihugu cyacu neza, kuko bo berekanye ubushake bwo kongera ubufatanye n'igihugu cyacu. Bagomba guhora bibuka ko ishusho ya Kongo itangirira kuri mwe mubana nabo hano. Iyo shusho muha iki gihugu niyo bazaheraho bagira icyo batekereza kuri Kongo igihe bazaza kwishoramo imari. Mu gihe mufite ijambo hano, nzi ko harimo abanyeshuri benshi, murabizi ko twongeye kuzahura initiative nziza cyane ya Madamu Première Dame Excellence Denise Nyakeru Tshisekedi. Twashatse ko itagabanuka cyangwa ngo icogore, kuko yari initiative y'abikorera yahurizaga hamwe inkunga z'abagiraneza, kandi ntibihora byoroshye. Twafashe icyemezo cyo gushyigikira iyo gahunda, tuyakira mu izina rya leta kugira ngo turebe bidashira gusa ku rwego rwiza yari ifite, ahubwo tugaharanira kurenga aho yari igeze, ndetse tukaba ari twe ubwacu leta dutangira gutanga izo buruse n'izindi mfashanyo zose. Tuzahora duhagaze ku ruhande rwanyu mwese rubyiruko, mushobora kunyizera, kuko uburezi, ubuzima n'iterambere nibyo biri mu ntego zanjye zo kuzamura isura y'igihugu cyacu. Nzi ko benshi mu baturage bacu biga mu mahanga, cyane cyane mu rubyiruko, bafite ibibazo bikomeye, kuko buruse bahabwa na bya bihugu baba bigamo rimwe na rimwe rizihagije, ariko ni intangiriro nziza. Turashimira ibyo bihugu by'inshuti kugira ubushake bwo kubitanga, ariko muba mufite ukuri. Leta ya Kongo igomba kubahagararira, ikabafasha mu byo mukeneye ngo mubashe kubaho mu mibereho ikwiriye. Mbona Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga ahari, kandi ndabyifashisha kugira ngo mumuhe uyu murimo, kureba iki kibazo mu bihugu byose dufitemo ambasade, kuko ubu tugomba kunyura kuri ambasade kugira ngo zibarebe, zifashe abanyeshuri bose baherereye mu mahanga, kandi tuzabasaba mwese kwiyandikisha kuri ambasade zacu, aho tuzareba uko buri kwezi leta yashyiraho ingungano yunganira aba banyeshuri. Nizera ko bitazagorana kandi biri mu bushobozi bwacu. nimudufasha tuzaba tumaze kugera mu gihugu, muduhe amakuru arambuye kuri iki kibazo. Ndatekereza ko muri iki gihugu cyabonye intsinzi, ngira ngo mwabonye intsinzi y'ikipe y'igihugu yacu Leopard mu mupira w'amaguru, kandi ahari ni hano navuga ko hari abantu benshi, kuko kuri bamwe mutabizi mu mwaka w'1974 iki gihugu nicyo cyadutsinze ibitego 9 ku nshuro rukumbi twitabiriye igikombe cy'isi. Abasore namwe nkumi bavutse nyuma ntibanamenya ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigeze gukina mu gikombe cy'isi. Kuri ubu turi hafi cyane kongera kugerayo bitewe n'akazi keza cyane Minisitiri w'imikino yakoze mu gucunga no gushyigikira ikipe yacu ya Leopard. Nibyo
twabuze gato itike yo kujya mu gikombe cy'isi mu myanya 9 yahariwe Afurika, ariko haracyari amahirwe kandi ubu turi ku mwanya mwiza cyane wo kubigeraho. Nimube hafi ya Leopard zacu mu masengesho yanyu kuko turabikeneye. Muri kumwe nanjye.